ukatamvugira umugabo ndakwiyamye ushinga niba nuzuye bigutwaye iki wowe uruzuye ariko simba none se bitwaye iki kano kagore kakubona urana umugabo wanjye aragacangatanzira nk'uwawe yanyifata se niyo udafite umugore ugende ihabara ry'uyu murenge none se rata we urinde nje ntabwo nakumenya njye nitwa KECAPU bicapu KECAPU zimwe bashyiraga ku mafiriti mafiriti gahehese musi mubushitsi kwa karimwa wabonye kuri zirasote harimo za bishapu rata mbwira KECAPU ye bitukura bimeze nk'ibisosi nkawe yewe rero ndokira urebe hano igitomati cawe n'igitoryi cyawe hore na macinya mva nako gahuye etondera atanyibwe ngo nagahuyu niyo yari KECAPU yani kacumbari ariko gashamu byose umva se gashamu iyo nk'ubu cabe koko bajyaga abantu nk'iki ajya ngo witwa bishapu kukigarika nko ku munsi mukuru indisho sina ngombwa wapfa kugitutira waturutse he i Kigali tugahana na gift buri wese akaza yafunze ebyiri iyawe n'iyawe nawe ugafungiye gutyo ebyiri shaka bisa nuko ahubwo ko washowe tugomba kubikora kandi nukuri byari sawa byatari imite ndeba amatari muraho neza watangiye natangiye mukomeze mudukurikire nuko byatangiye kuva kare tariki 30 ntabwo uzaba urimo bro ndiko nateze amatwi nkaho uzaba turabivuga nyuma ntabwo wajyamo muzambwire cya nzaba navuye kare ese ko akuyeho yose se muri kuvuga mwatangiye kukodinga gukubita n'abagore babiri batarabawe sawa ibuse rero twasuye mu Masava kuri tele agiye kutubwira filime ari gukinamo ukuntu yitwa turaza no kubereka akantu gato y'ukuntu aba ari gukina yashishika yashikuye yarwanye muraho neza KECAPU TV show abakunzi banjye ngende manager KECAPU TV nishimiye ko mwagiye kudusura kuri set aha ni muri filime yitwa umwari ndima mu mwari n'umugabo wanjye papa umwari witwa Rudoviko ariko ni ibibazo mu rugo rwacu abantu ibibazo ni wowe ubizana yewe dataragenda akajya kunca inyuma ku mukobwa urwaye sida kandi umukobwa aratwite ariko ntago tuzi se w'umwana kandi umugabo waguca inyuma kuri we nyine umugabo wanjye n'umwana sorry ntabivuga brata mujye kuyireba kuri Motherland umwari series Motherland picture hari guca filime yitwa umwari noneho bakore subscribe bayirebe barasangamo abantu batandukanye byamamare bitandukanye harimo Alphonsine ukina mu muturanyi Rufonsine ukina mu muturanyi harimo Papa Yidi wo mu muturanyi harimo Bije abantu baramuzi Bije enda sha abo ni bande badusuye endaye akigabo cyantwariye isambu iki kigabo cyadutwariye isambu komeranya ibi birabaraba nese yukaraba bikahava ego mama rero nuko sirimuka ku myambaro ku mubiri bagamufite reba ariko numwenda uri kureba ngende kukwereka nese yini isura cyane ipantaro yambaye isako umva mbese wagisaza wagiganya ubuhehezi ubwo hantu haba hameze ute ubu mpamagaye Feruje akareba ibintu urimo usibu wowe wazabayeko
udatuma nzamura aya pfuka oho ndahazi uyu rero nibije bisha akina afite umugore Feruje mumenyereye nka mama Alphonsine mu muturanyi harimo Jean Paul Shyosho rwose Shyosho muramuzi ni Shyosho pe harimo abantu nyine batandukanye hari uwundi ninde urimo ra imbaraga sa ngo afite ikibazo ngo mu mutwe no mu nda ngo yari inkoko none iri kumurya mu mutwe no mu nda ariko zitera indwara ibyo izo ndaho yatewe n'inkoko cyangwa umva se hanagura wariye sinzi utuntu twasigaye mu menyo birabuze ko bari babanaze Shyosho icara hano dukora ikiganiro gusa ikiganiro nicaye hasi icara hano wowe aho wakwicara hose nta kintu nkinge turigeze hano ubwo ugize ngo turukunywa dore ko yagize kavumbye kwinda yawe zagusiga hari nana turiya tuntu wari uri kuvuga ngo wabonaga ngo ari ibyo bintu bya ego izi ni apareyi ngo ni inki apare burari kugufotora burari kugufotora bagufate neza bandi si bafotozaga amenyo ego ko nze sapare fate nyine neza birafashe se ya mana yanjye terambere riri hano kuraho mbese ada ibyo bintu biji nkubasomana gute ese umugani bamusoma gute wanabwo ikindi cyagutema ururimi gerageza se uvuga ko dukeba none se ubwo uramutse ucakiye umukeke gw'ikirayi ntigwahagamamo umukeke gw'ikirayi cyangwa gwa umukeke gw'ikirayi yaguciyemo kabiri gwa umukeke gwa umukeke nyine gucakiye cyacokoze uri cyiza da ufite umuntu umukobwa ugukunda iwacu gafite imyaka ingahe ni mukuru ntabamfunga ntabwo bagufunga afite ingahe ari hejuru ya 25 hari icyo utumvishe bari kumbaza ngo mbese ko tudaheruka kuja kubagaragara amasaka abandi bakaba bageze kure ngo nitwe turi kubura afite umukobwa reba nyine reba bana hako nawe umubonye arabyindimi nawe se nawe uramije indimi umugabo waramubonye arabyindimi n'umugore nawe araje arabyindimi nawe afite ni girlfriend urashaka kubera boyfriend akateye inoro ubuse urabona kiri kukureba reba hano ari kureba ura rero umva se umva ikintu kimbabaza bashaka bakandarura karinda reba iryo tako ariko bebe so nkawe wanyu ntabyo bebejwemo berabwe akubukoko wankuruje iki ubu wankuruje uko se ninde ari kugushobora muri kicara bari kukwica bugufa bubi raturiciza we umugore wawe ntagasa nk'uyu nguyu nazamure turebe yemwe mbabari rupfundikira maze aho wicaye uri no kunkingiriza gukingiriza iki ese uratahana iki ko mbona umugabo ari busigarire anicare ntabwo gutya ntabwo mwashaka amarinete mukamwambika waje uri hakabanga nyine humura ntabwo ngiye kuja mu bandi nzemera dupfe gupfana ariko nyine nashatse nabi ariko buya ujagura reba papa umwari rata we nsanze mwarabaye iki ko mu ngenda urashitse nuko umuntu ndoziyega katamvugira umugabo ndakwiyamye ushinga niba nuziye bigutwaye iki wowe uruzuye ariko simba none se bitwaye iki kano kagore kakubona urana umugabo wanjye aragacaga nk'uwawe yanyifata se niyo udafite umugore ugende ihabara ry'uyu murenge none se rata we urinde nje ntabwo nakumenya njye nitwa KECAPU bicapu KECAPU zimwe bashyiraga ku mafiriti mafiriti gahehese musi mubushitsi kwa karimwe aho wabonye kuri ziriya sote harimo za bishapu rata mbwira KECAPU ye bitukura bimeze nk'ibisosi nkawe yewe rero ndokira urebe hano igitomati cawe n'igitoryi cyawe hore na macinya mva nako gahuye itondera atanyibwira ngo nagahuyu
niyo yari ketchup ya ni kacumbari ariko gashamu byose umva se gashamu iyo nk'ubu cabe koko bajyaga abantu nk'iki gihe hajya ngo witwa bisha kukigarika nko ku munsi mukuru indisho sina ngombwa wapfa kugitutira waturutse he i Kigali nk'ubu uje kwihagika mu bantu ujya kurinda umutungo wawe iyo ufite ibyiruko bifataga amaguru ratashari gumire hano shiriramenye Ndego ra tuturutse he aturutse Kigali biji kwari guseka aha nirashingiye umukobwa wanjye nurutse Kigali aha ndumwari yashingiwe nahirwa ahaba herutse urukumushingurara ziba ntabwo twashyingiwe umukobwa wacu bari kunjinjura uri he kana ngo ni za bebe ni bebu harya ni bebu yego ra tuturutse Kigali Kigali rero bambwiye ngo nze mbasure nicaye mu maguru ge apana kurebuzwamo yego ra arareba hasi ko ari kureba yicaye hari kiri kwitegereza ko kaguru nta no guhumba igihime bumba abo gusuri ko kantambitse imbere wese gutwaye unusiri mu mutima wanjye birimo ngiye mega ngiye nice muri kabine unyuma nice muri kabine muri butu wowe ntubona ntuvuga nayo uyu mwanya mugurisha uyu mwanya nice mugurisha 10,000 none si ratambwira bishapo rero babantumyeho abantu benshi baramwe ngo nze mbasure barebe nyine ukuntu mumeze ukuntu muri gukora akazi Yeye nabanje kugira ngo umunyamategeko nkuregere umuturanyi ariko reka tukuzana mundegera ngiye namu uwo mugabo si umuntu baratuzengereje none si uje guco gusa reka tuba tuzi ko uyu muzunga dusuye turasoma murasoma nyeri avuze ngo iki turasoma nyeri usoma nyeri urabizi sheri Ndi kubona urukiza bihindutse gute umuzungu kuru wakiriye igarukire ngo ndasoma nkeri yewe sheri none ubaye n'ubundi ubwiza ntaho buheraga yego mama ngo nizabishapo nta yakuruti hoho akoshe mana ariko kibazo cyawe nagahuyo rata izina ry'ibara murandwaje simbabeye umugore wawe nukomeza kubizana nanje nzavuga bya bindi si gashamu nta ibyo ukadasiramuye se subirwa ubivuga yarabivuze ko udasiramuye umugore wawe agenda avuga ko udasiramuye saho nyine we yazagiyeyo ni ngombwa ngo abagabo ari rimwe mwenyine basiramu umugabo nabago namwe muje murajayo ese buragashamu bo babakorera iki nose naguzi ko nabo basiramura basiramura he abagore se duhindura nabo barasiramurwa basiramurwa umva mwa ntabwo ndi umuganga ntabwo ngize nsiramura muzabanza abaganga ariko icyo nzi nuko nabo basiramurwa gashamu siwa kagashamu wandiriye amafaranga ubu iyi telefone wambwa ngo warayikoze ko congeye kweguka ngandebera kandi weho wamuncoyeho ngo n'umutikinisi ese ko ariko yarambwiye ngo kora amatelefone subirizamo iki oya yayimpaye yamenetse screen no screen urabona hano we ntiwambwiye se ngo uzayisubizamo no singiye nyine gisubizeho namukije screen ngiye sinzima azakwishyura no kwishyiraho none oya none ndebera ni impamo y'Imana gashamu urandi barakubwira ngo ukora urangije urandika nishyira mari ikindi ambaza ni inki waramitse muki ni screen nambitse muri telefone warumvije inki warumviye ngo impamo isukurini se inki nangize ngo nibyo uyu yarapfinduye ntabyo mfinduye ndebera ni impamo cya ariko ubundi wabyize he gashamu byiga ibi iyo ni impano nashitse byiza neza neza yahumye ubundi uwakora yakora ndebe abazi
ngandebera nkuriye hamatusha uragura inshasha nimpamo yewe sha ni uburere bwigende ntabwo nakongera kuyifata ariko uzi ko iyi telefone twayigabura uko turi hano ndetse gatwara agace urwibutso nk'impano nanjye mpakamwe iratwara iyi ngiyo kecapu umuha akazereka abakunzi be nagerayo ihereza kecapu akazereka abakunzi ni fimbo yewe sha urugi irarugira bayuriza telefone ibyo bagiye baraba simbona yuzuye se aburaho iki ari kubura amatusha usariye gabuze bishapu yagari ngo bishapu fimbo se suzibonye sizo si ibyo ntiyuzuye ari kubura amatushi uzi twahagaze shuti twagiye aha sena yanje nigeraho reka dukomeze ikiganiro dukomeze ikiganiro dutahe kadukomeze umuntu uri bukenerwa agiye gukina aragenda dusigarane n'abasigaye harajya hagenda abagiye gukora iyi rero narindi kukubwira mu kiganiro dukore iyi narindi kukubwira ni filime umwari aba gutya twese dukinamo abantu bajye kuri Motherland Picture barebe filime umwari hariho n'indi filime nshyashya yitwa Motherland Films Rwanda hagati aho ngaho dufite n'indi yitwa Shenge series nayo iri gucaho irimo abakobwa beza koko iriya filime irimo abakobwa beza barimo irimo abakobwa beza wa wa mukobwa Rafi wa mukobwa twahaye lift yitwa nde akurumva mu masava ko nari mubi huya na mukobwa wa mukobwa mukinana yitwa nde ngo lift ngo lift ni umukobwa nasanze ari gukina ari nijoro nyine Rafika duha lift aradutahana wa mukobwa yitwa nde yitwa nde mari akinamo umukobwa mwiza biri seriye muri Shenge yari ari gukina he muri Shenge series muri Shenge series nibageramo bazasangamo abakobwa biza none bakinira mu nzu type ni cyakoze ameze nka gutya nanjye muzamakaze n'amasene twafatiye hanze muri Kenya uwo mukobwa ni isugi ushinga hirya ashinga handi nge hari ikibazo nshaka kukwibariza hari abantu muzi filime kera yitwaga Pasiteri harya irindi ryari irihe ko yari ifite amazina nk'ayishoka nose biri hanze na Pasiteri byari bitandukanye yego byari bitandukanye gute nyine biri hanze namaze kubona yakunzwe mpita nkatamo n'utucungane twa Pasiteri kugira ngo bajye bavuga ko nakoze filime ebyiri nimba hari biri hanze azigira Pasiteri aha nibwo mpamvu byari binyobeye ahantu byari bitandukanye kuko abakinnyi ni bamwe nuza role bakinaga ni zimwe sibyo kandi ngo biri hanze yayigurishije nani mapendo shosha nako Pasiteri ayigurisha undi muntu bose bakajya babona filime abantu barasaze na kimwe bababwira reka amazina samwe icyo indi nibiri hanze ngira atandukanyije amazina nayeje bakinyi kuba barakinye ibintu bimwe niko nabyanditse ko nabishatse iriya filime yari nziza watangiriraga akantu kabe kuza kukanya muri guseka filime berekanagamo imigozi ya saundi oya ariko abana bari ku ruhande bari kuvuga ngo tugende yabonye muri ikosoye ubundi mu bakameramani bo mu bukwe banje zambere bakanye bakamera oya baze bari ukaba muri foto yose bari kono kameramani wahari arimo no hari arimo bavuze ko namwe muri ngo yatuzikuramo yari filime nose mwazayisubiyemo neza ko yasa ko babishobora yongeye gushyira hanze cyayo ngera yayitebiri hanze ni Pasiteri ndi gukora bita apotre w'umuheza yabishyize mu cyongereza ufite ubwenge shaka ntabwo ari hanze bahindura izina n'ubundi oya akora buse gute se iyo nindi cyashya ngiye kuzana apotre w'umuheheza basi uzatubabarire nk'abantu bakundaga biri hanze cyangwa Pasiteri ukora kandi kantu gato tujye tuyireba ako kantu ako niko nongeye kugarura rero oya ubuse kameramani twabona ngo ikibazo kiragihe ntago banyishyuzaga abakameramani kwikamera nukuvuga ngo banyishyuza ndamutse bagiyemo ubu ngubu banyishyuza kamera no gukina ariko kiragihe nta kenge bari bafite wabakinishaga nta bwenge bafite shayira filime nziza nago yizeye hanze ari nziza
yari nziza byatare ko Jean Paul ari muri jazz mu mari gende batangiye cyane batangiye gukora filime ndi kugikwa ndi umufungo kiraje byari muri 2000 na kangahe sada cyaje bya 2000 na kangahe mwana bakinnye 2003 se cyangwa 2000 ahubwo na rimwe ni biza 2002 gutyo 2004 nari mfite imyaka 7 rero kuko njye nayibonye 2009 2008 hari ariko ariko ubu nayiburiye irengero ubwo se ufite imyaka ingahe hari hariho oya kigerageza cy'ubuzima niya mama birikanye niyo yabirina hari ikinamico Kanyombya se yindi haranira kubaho niya 2007 zaje nyuma habanje mbirikanye yakurikira iyo ngiyo niyo ari iyo mbirikanye nge sinyiza ariko cyo pasteur nako warutara 2004 Gera vutse 97 KECAPU yabaye ndusha umwaka KECAPU yabaye responsable wa serie imyaka yanjye nawe oya ngenda bizi neza ko mbirikanye ari 2004 nasomye n'amateka yayo okay KECAPU kan kweli amutaye hakantu manza ari agasimba uzadukora icyegeranyo cy'amafilime mu Rwanda uko yagiye asimburana kugeza byibuze 2012 kuko nyuma 2012 zimaze kuba nyinshi ariko icyo kiganiro rwose dukorerwa ubushakashatsi ukuntu filime zagiye zikurikirana mu Rwanda rwo hirya hangaha hakurya byashinja Jean Paul azadufasha sibyo Jean Paul no kuko nanjye natangiye 2010 akuzi ko Jean Paul yamamaye imbere y'abakanyombya kandi Jean Paul rwose icyo gihe twari tukuzi nk'umuntu ukomeye cyane usibye ko n'ubu gikomeye ubu naroroshye none ubu ngubu ndoroshye kwa ko sigaye nkunda kurya igitoki ubu ndoroshye ushakire boyfriend waroroshye umukipe wawe yigeze wa superfe ko umuntu gutya mu myaka ntago ari mutoya nani superfegitire wabiyoboye ufite amashuri angahe aba nkiriho nose giye babazaga amashuri babaga warize 6 ari cyangwa ari umuntu wagukwistuye kandi ubwo nta kongera gutora Habyarimana se wari yaje gusura iwacu ahagarara ku kibuga ndamubona ubundi nuko bamyana cyangwa se wabaza ikibazo mu nama wa Noriya ni bose wagize mu ishuri ariko nawe amakuru ndafite ko ngo bakwiga mu ishuri ngo iwabo cyangwa ngo bafite isomo ngo babazamo ngo umuntu wamba ngo ujya gukoresha urukweto ku ruganda n'uyu wamenyekanye muri Cyangugu yose mu nama wenda nuko bagiye kuvuga abanyakuba nubwo ndahari baramvuga ujye kubase mu biki meya yagiye kuvuga mu cyubahiro meya atangije ijambo tibanyakubahwa na nyakubahwa wacu uri i Kigali ubwo nibyo bavuze nubwo naba ndahari uri nyine uri nyakubahwa mu biki mu cyubahiro nyine wose umuntu yubahwa mu biki kandi impamvu tunazwi nk'aho impamvu bananzi iwacu cyane nitwe abantu batunze kurira rigenda muri quartier iwanyu muraroga oya ntabwo turoga ubwo twararogaga ninde warogaga twese no mpamvu udakura niyo katavaho ntago kavaho kare none uburozi buragwingiza none Jean Paul n'umurozi tuzaniye iki hano kuri se bagara mu biganiro by'amazu sibyo bari kuvuga ibintu by'amazu ngo byo gukodesha ngo dutogo hakugira ngo bareke ngo tukore ikiganiro kirangiye batangiye kuzana ibintu by'isombe ngo isombe iryoha abanyamakuru baza yuko dukora urumva ubundi ubu ikizakubwira ngo abagore badafite imishinga baganira ibiryo n'abagabo burya ngo gusanga abagabo ariko bagasombe shaka arimo ubunyobwa abagabo nta mishinga ko nta mugabo uganira n'undi ibiryo abagabo bavuga diru ibibanza ariko usanga muga shango dushyimbo tukaranze abagabo bizamenye ko nta bori bari cyangwa kumva aravuze nguze ukuntu ngo ibirayi ngo byahenda nabandanye n'abagabo benshi b'amadebesha umugabo uganira n'undi mana ndikumva namentioninga amazina nagera ko se buri iri kumbwira none hari umugabo wifata akaguhamagara ageze nko ku kazi sha uyu munsi rero hari nk'ahantu ndi bujye kurira bagira umuceri uryoha noneho shaka gasombe kawo ukumva uwo mugabo aho hantu yarahafashe yaraharemye ko arahe wenyine hari ukuntu abazi ukuntu iyo sombe nimba irimo amamesa cyangwa irimo ubuto ikindi akaba bizi neza nimba isombe ngo babanje ngo nimba kuyipepura ngo cyangwa kuyikirira
uwo mugabo umuhaye undi mugabo yamugira umugore yahita banuza yahita ba reba umugabo ubukicara ngo se ngo nta kantu ngo mu rugo ntago mugabura yigosha akicara mwagiye mwibwiriza bano bagore umva bano bagore nabo ari cyose umva barukana iby'amazu abagore bameze nk'abagabo basaba twishyura inzu njye na KECAPU twishyura ntabwo turubaka hari abatazishyura wowe wenda twanga kubivuga kubera ko ku izina ryawe hariho Dr. Icyo ni icya mbere ikindi uri director wacu ntabwo twavuga ko ukodesha n'ubwo ukodesha ikindi nishake mbemba mu iwacu ushaka ube mu iwanyu ushobora gusanga ariko bamukanexe ko mu rugo abantu bari kumfatana imyanzuro inshuti yanjye yarutse ko mbwira ngo ubu nsubiye iwacu ndagiye kubayo ako se wowe kuki udasubira kwa so na nyoko sha kwa se munyana baramuciye izana ry'Imana nambwe ngo nta cyumba cyanjye kikihaba cyama Sava akakubwiza ukuri ariko zari ngo yirukanye abahungu be yabwiye ati mumaze kuba bakuru musigaye munsumbuwa musigaye mushaka kungendera amasaha yo gutaha rero mwese mufite amazu mufite amamodoka akani wako reka nkubwize ukuri mbivuge nyirabyo abyumva uriya mugabo ngiye mubonye ameze gutya atamba wambara ukamushyiraho kamera ukuntu agaragara nuko hariho nosora reba Nusura se yabaye iki Nusura nkajya kuri kamera yukatisha uriya muntu tumurebe uriya n'ibijuru ndarebije nimba hari umuntu umugabo we yarubatse we dutera afite umugore ariko ni byiza abana bajya bashaka bakiri bato basore mukiri bato mushake mukiri bato ni byiza cyane birafasha ubu ugiye kumbaza ngo hanyuma se niba bifasha we byanze kugufasha yego ngo ngiye ndifashije none niba nifashije ni ngombwa gutenda ubufasha n'abarifashije atamajye murongo mukiri bato Israeli yagize imyaka 46 umuntu ashaka kukuvugaho nyine ukumva urababaye oya kandi ugasanga umuntu yataramye abantu ngo gusa ngo reba ngo atinze gushaka si ukuvuga ngiye inyebeye ko natinze gushaka ubundi umuntu yakaba avuga ikintu kidahari ugashaka nk'ikindi gishyashya ariko buranga Israeli ngo ntago afite abana nese ndi ni gute nawe ndafite abana mfite urubyaro genda umubyeyi ikindi ngo nta rugo mfite ni gute ndafite urugo ndi umuntu mbwa uba kwase na nyina bakwase na nyina ariko n'abakunda kuvuga ngo ntago arya abana ibyo se nabyo ni ibintu byo kuvuga koko ko ari ibyo kuki baba bavuga ibintu biri ntago ari byo mama Sava ntago urajya ntago urabishite n'umuntu ukumva aravuze ngo nyine ngo mama Sava ntago mwaba inshuti adafite ikintu agukuraho ubundi ukwiriye kuba inshuti n'umuntu udafite ikintu ukuraho gute se uwo muntu mu reka mbabwire kera ntarakizwa nkiri n'umusore mutoya nagiraga principe imwe umukobwa uramudaraze akubwiye ko atabona umwanya ni byiza cyane ukanabyuba ariko umuntu utakuboneye umwanya nubwo gusama inite y'amafaranga 200 wiyamuha kuko icyo ufite genda n'amafaranga yawe icyo afite genda n'umwanya wiwe ubundi se ni gutubana n'umuntu nta kimuprofitaho katubyemera ko ntarago kazi wowe wampaye iki wowe wampaye iki wari kumuha imbaraga zawe njye nari kuguha imbaraga zawe izi mbaraga ikindi niyo hari icyo wari kuba unshaka wari gufata iya mbere ukampa akazi nkakwima nibura akazi aka kazi nzakaguha erega nanjye ndi umugabo usika nanjye ndagashakisha cyane tuvuge ku bagore n'abakobwa hari umuntu mu w'inshuti ukabona ko pe nta nama nzima yakugira njyewe umuntu ndamufite iyo mureba mbona nta kintu bintwaye kuba navugana nawe nagendana nawe ariko gake nabwo bishoboka noneho akaba wa muntu ntafite amafaranga ntabwo yakwitaba phone yanjye nyine ari nka service musabye ntabwo yakwitaba phone yanjye ariko we afite ikibazo ewana abo umwana mwiza mu gitondo arampamagara waramutse gute mana nyakasa ariko ni byiza ariko umutunga gutyo we iyo afite icyo gushaka aba inshuti yawe ni byiza kwemera kubera umuntu umugisha ushobora kuba uyu muntu ntacyo namukuraho ariko reka mubera umugisha nibura mubera umugisha nanjye ni byose kuko nanjye hari nk'abantu b'inshuti zanjye baba ministry ndafite icyo namarira ariko bafite icyo bamarira ariko nanjye nkagira nanjye abo nkimarira badafite icyo bamarira rero ni magirirane ibintu bigira ariko wa ministry no so ko nta ministry tuziranye oya muraziranye muri commentaire mbabwire bashyira commentaire ku kiganiro umubare wa ministry tuziranye aba ministry mutabona mushyiraho commentaire members of parliament tuziranye mushyire muri commentaire abo twiganye muri muhagaze muri myanya hejuru mushyire muri commentaire mu byo ko tuziranye naho tuziranye ngo twariganye ngo yaratwirengagije nta muntu yanyiragije nta muntu oya okay naribere nge umva impamvu nayo mbabaje kino kibazo hari abantu bavuga ngo runaka ngo akunda abantu ngo kuba ko hari icyo abakuraho ni byiza niba ubaye inshuti n'umuntu ashaka kuba adafite ubushobozi bw'amafaranga ariko afite ubw'ibitekerezo mukaba mwaganira ufite ikibazo ukumva umutima wawe uratuje uranishimye ushobora guhamagara mama Sava mukavuga
tugaseka nk'ibijajwa kandi ukabuka mu mutwe tugaseka nk'ibijajwa ibibazo bikarangira urumva ariko hakaba na wa muntu uza agahora akubwira ibintu biteye agahinda wanamubwiye tereka dushaka inzira byakemuka ejo kongera akakwereka ko bidashoboka agahora kwereka ko bidashoboka uwo muntu kumutunga nk'inshuti biragoye urucantege umuntu nk'uruga hari umuntu ukubwira ko ibintu bitakunda umuntu udashoboye buriya ikintu ngiye prefera ni ukumva ko nibura mu bibazo bitanu mfite mbashe kwikemura kimwe cyangwa bibiri ibindi nsabe support ariko nibura ibyo byibanze nabyikemura none se uraje urambwiye nabuze amafaranga yo kurya nabuze y'inzu nabuze kwishyura umwana minervale nabuze no kurya kwigaburira umunsi umwe bikunanire ndaguhamira ahubwo uzamuhamagara satani akubwira ko akiryamye muri izi kintu ndakunda mu buzima nubwo nari afite akazi sinya ndyamira gisinya ndyama kubyuka kare ni byiza ubyuka kare nushaka ntujye ku kazi ariko ubyuka kare kuba wimenyereza nyine kubyuka kare kuryamira ugasanga umuntu ahantu ubukene ko araryamye Israel yaravuze na bamenye yigeze kubivugaho niba umuntu hari urwego amaze kugeramo ntago uri type yiwe mujye mwemera ko Imana yazamuye ibintu uzi Imana yakuzamuye ntabwo uzamukana n'ibintu byose abantu bajya babyemera n'ukuri kw'Imana ibisigara nuko nta mumaro munini byari bigufitiye si nuko nta mumaro ahubwo nuko inshuti yawe yari inshuti yawe muragumana nose mama Sava tuvugisha ukuri ariko niba utari inshuti yanjye ndakwizirika mu biki ndakweteta oya reka narakubyaye noneho wowe uyisukenera kuba inshuti yanjye kubera ko nabaye minister Ezundi mama Sava tuvugisha ukuri simfite nimero yawe ntufite nimero yanjye ubeje mu gitondo nsohotse ku mpapuro z'umuhondo ntabwo nakwanga ariko sinazongera no kubonera umwanya kubera ko aho mpahira harahinduka aho abana banjye biga harahinduka naho twahuriraga naho harahinduka tuzajya duhura cyakoze mu bitaramo mama Sava twatuntu twari tutuvideo shana nabonye tureke kubeshyanya umuntu mwasangiraga ibiraha wa mugani nta kibirya njye kwishyiramo umuntu ngo nta kimvugisha ngo nta kigira cyakoze mureke nshimira umuntu uyu mugabo usigaye uyoboye RBA Kirofasi baruri umuyobozi wa televiziyo na radio byacu impamvu mbivuze ntago ari uko yanzirikanye cyangwa yagize gute cyangwa yagize yes uriya mupapa buriya cyara nakoze ubukwe bana banjye ngo ntabibabwiye niwe wampitiyemo itariki y'ubukwe kera 2015 nkora ubukwe niwe wampitiyemo itariki y'ubukwe ariko till now anyita umukobwa we urwego rwe rwose yagira anyita umukobwa ariko nawe warazamutse ntabwo wasigaye kigiye ntabwo tukana amasafu ntabwo ndi mu cyiciro kimwe nawe none icyo gihe nabwo yararenze nta kazi nagiraga bro n'ubundi nanjye abantu twiganye urumva niba hari minisitiri twiganye ngira nimero ye kumuhamagara kenshi ndamuhamagara mubaza iki ko tudakora bimwe niba yobora minisante ko ntari kwenda gusaba akazi ko kuvura mfite ubuko namutumira mfite ibyago namwiyambaza namubwira ko nagize ibyago ariko ntabwo nzakomeza mwandikira buri munsi ngo minisita ngo mwaramutse baramukanye bajya hari usuhuza umuntu muri ku rwego rumwe sibyo ngo minisita ngo nabasuhuza ngo ni Israel ngo ni mwiganye ngo hahandi turibuka ngo twicara ngo tujya hanga mani niba minisitiri uzatangira aro twaweza muri oya ngo tukajya ngo mu marange ngo dufite ngo icyangahe n'amafaranga nawe n'umuntu uje muri mu bukara ambwira ngo ngo Israel gushaka ngo nigeze ngukopeza twiga namwe ariko singikopera singikopera unyene gukopera iki wari uri kubiganira ejo bundi turimo turaganira yishizemo Thierry uyu uhagarariye RIB ngo bariganye ngo barararanaga bagiraga gute wumva nyine ari umuntu bashobora kuba barabanye igihe kinini ngo ariko ngo biramubaza ngo nkiyamamaga ndamubwira ko se tuvugisha ukuri wait a bit umugore wa Thierry wamubonera umwanya tuvugishije ukuri akazi Thierry agira umugore wamubonera umwanya wamugira ni mwe reka nibyo umugore we niba twariganye urugero sibyo ukajya wenda muri Amerika ubuzima bukaguhira nkaba ndahaganirwa n'isoromera ibishyimbo uzabona umwanya tujye guhuza amasaha buri munsi tuvugane kugira ngo tugaragaze ko ntiyemeye nimba umuntu muziranye sibyo turahuye aka kanya uraho ibyawe ni uguhora wisuzugura ko nta kintu wageraho njyewe ndimo ndagerageza gukora ngo ndeko natera imbere ndikumva ko kwisuzugura nta mpamvu nzagumana nawe nanjye uzakiremo ko ngomba kwisuzugura gute hari umurundi umwe ngo yahuye na mugenzi we aramusuza ati ntabwo wamenye nyibutsa amafure ntabwo biri kuzana nk'ahantu nk'umunani twiganye ngo twiganye i Burundi ngo amafure ngo nyuma twarakomeye turiga ifare mdire ko twiganye i Burundi mugabo ariko kumwe ngo twariganye gusa ntabwo byari kuba bihagije amafure ntabwo ari ukwirengagiza kuko nize mu bihugu byinshi mugabo hariya twatangira kwiga nyene kandi ko tugiye gutangira ati burya mugabo nyine nyuma hari i Burundi nyine nagiye Bruxelles
avuga ibihugu nka 20 urumva rero mfase uko kwirengagiza ariko nyine aho umuntu yanyuze nyine yagenda umuntu yigeze kunyandikira kuri Instagram arahita yimenya ariko reka muvuge twize hamwe niwe wabaga wa mbere muri class noneho wanyandikira kuri Instagram ambwira ukuntu abuze akazi ibiki n'ibiki yaje kwiga kaminuza ngo nta kazi afite ngo ntago afite ibintu byo kurya ni mubabarire mufashe ndambwira rero nta ribi nanjye ntago mfite amafaranga menshi ariko reka nkubita agatenike wiyeranje mwaka nimero ndazimuhaye Jama rero abigira akamenye ese na Jama ni umusore man mu gitondo akajya nyandikira yabaga wa mbere muri class sha akajya kwibutsa kuntu yabaga wa mbere atajya nankopeza reka narakazirikanye ugizika yewe kopeza ubugeze kure ubiye nkopeza nibura ariko ararize kaminuza nk'abandi rose ko yayize umva hatakeca uyu mugore agira ibigambo byinshi cyane ubu dushobora kwibagirwa kubazanya ibibazo iyi ni part 2 ya cya kiganiro twakoze twa turi hariya turi benshi ariko twaje gukora agakundi katwenyere kandi akazi karacyakomeye turi kugana ariko umusozo kujya tutica mbaza ibibazo nka 12 urabibona se ubwo mbaza 2 nyine mbona ibyo ufite byo okay tinze gushaka iki kibazo ko banakuna mpamvu natinze ariko se naratinze mugendera kucyumva ko natinze tuba tubona ubwo bwanwa nyine zubu natinze oya umubajije nabi Israhe ugira sheri ibaze mbaye ndafite sheri umwe se umurayi of course n'umwe nase najya basheri baranze umwe mfite imitima irenze umwe Israeli kare ni naryamye ku mutima we oya mama Sava waryamye ku mutima wanjye ugite natwe turi hara kandi uzikoraho kwa kundi ugira gutya ugira ngo umva abantu bari kuvugiramo inshuti yanjye abagore bapfakazi harimo abo ngo yateye inda abo yateye inda adafasha harimo abagore babandi benda gusenya kubera kumukunda oya rwose mu buzima ariko mama Sava uziko ndi umurokore mbere y'ibyo byose uziko ndi umurokore umwangirikani nyine so hari ibintu rero neme cyambe sineme tukabanga abarokore ntitumwe inzoga ntitunasambana ibyo byo twabise ku ruhande so ndi ingaragu ikuze ariko utanywa inzoga utanasambana sinsambana gusambana yose nasambana ko nzi ko ari icyaha reka dusoze ikiganiro Israel ibibazo nanjye kubaza nsanze ubu se niba atemera ko anywa inzoga nasambana ikiganiro twagikomeza nose tukoze igikoni ikiganiro cyo gusambana cyangwa ikiganiro cy'inzoga none se ni gute wabuzi wa muti udasambana tuvuga umutamaze kuvuga yatubwiye ngo umuntu ufite ikibazo cy'imihango izari nabi itagiza ngo afite ngo umuti ngo ahantu ngo akoza oya mama Sava wimyanya n'abanyarwanda ntabwo navuze ko mutahano nkoza navuze kurangira umuti imihango ikaza ntabwo navuze ko ahantu nkoza yavuze ngo vugisha ukuri yavuze abagore bamvire hindi reka tubivugire rimwe yavuze ngo iyo ufite ikibazo cy'uko imihango itaza urumva ngo hari ahantu akoza imihango ikaza nkoze iki nyine ngo kandi ngo kwa muganga ngo niwe batanga mu muti oya nose ahantu makoze iki bagiwe yari yavuze ngo tuva hariya tuza hano yavuze ngo tugitangira ngo muhite muvuga ngo waba ufite ikibazo cy'imihango ugana muganga Israel oya nyine kuvura byo ariko gusama byose yavure natandukanye nabyo kera cyane ko ndakije muri 2002 ngo wasambanaga nibwo nasambanyeho mwana mutafite imyaka ingahe afite amezi 2 aheruka gusambana na 2022 kandi afite umwana utanije imyaka 4 oya ariko se ibyo bintu kuzanye gusesereza nawe baza mama Sava mama Sava ntabyo namaza nzi ko mama Sava ugira abashari bangahe mama Sava buri ku mwaka unyereka abashari nk'umunani mama Sava no nigeze mupostinga mbega ibibazo nabajijwe ntabwo nakongera kumupostinga ntabwo bakoje ngo nawe uri muri bya biganiro oya ngo nawe se winjiye idini nubanga abagabo bamama Sava gusa ariko ufite igikundi nta mugabo ugira umugabo umwe ntizirangimangira umuhungu umwe dukundana so gutega iminsi ariko muhaye amezi abiri nyine ni umuhungu wese Sava ari umugabo nyine ni umuhungu ni umugabo azi ubwenge ni umugabo okay ani wa wundi ukorera mama Sava ntabwo gina ukorera he waho ntabwo bakiri kumwe ntabwo ari yo mwanjye nusura aramuzi nusu Nguruvuga umugabo wanjye nusura saramuzi yaramubonye tujya ubwo nyine buri muntu wese inshuti yawe ajyaza umugabo wawe buri muntu wese inshuti yawe umugabo kandi bagiye baza abantu batandukanye uravuze ngo nusura hari uwazi nanjye hari undi nzi nutsenyera birakumara ariko niba ubishobora mama ariko niba ubasha kuba managing niba ubasha kuba managing se bon inze hero tuze
niba ubasha kumanaginga abagabo nta kibazo cyane kuri kumarangira hanyuma none nabagiye tugera mu masafa nagari subira wakinwe niwe uri gukina hanyuma keca ariko nagiye kubaza ngo mbaza akira numvaga bambwira ngo wabyaye impanga 3 narishimye ntabwo bibaje ahantu zaciye kuko na mbere ntabwo nari muzi ku buryo mvuga ngo hahana inzi haciye ntabwo tuziranye mufata nka mushiki wanjye kubera kubura uko ngira nyine mufata nka mushiki wanjye navuze ngo njyewe mbyaye ngo wakimbaza icyo kibazo wese wowe hari ikintu tuziranye dukora senese sawa naho ubundi reka mbanze mbashimire sibyo dushimire abantu batwemereye buriya kuza kuri tele y'abantu mukahakorera ikiganiro ntabwo biba byoroshye kuko byica akazi k'abandi shimire rero papa Idi naze hano ngwino hano ngwino tugushimire abantu bakureba ibi bintu birahenze gushimira representant legal dore boss ahemba nabi koko ahemba nabi uretse umunsi twari inkoko zifite ikibazo ariko muri iki se adohemba nimugoroba dutashye kandi usubiye yaduye mu gitondo twayari ushaka bagomba amafaranga utarakora reka tumushimire ikintu ngewe ndi buvuge bagiye kunshimira gusa muceceke mwumva ukuntu tujya gushimira none ibi bise biri ku munwa mbese muri no filime nta sida muri kumvamo uri kumva rero ndagushimiye cyane wakoze kutwemerera kuza kuri tele tugashutinga biba byangije akazi ariko wakoze kuduha uwo mwanya Imana rero ibaha abakiriya benshi bareba ibintu byanyu natwe turabashimira kwa mwadusuye kuri tele ubutamuzagaruka yego asante noneho twongera twifuze abantu dushishikariza abantu kureba ino film mwari ndetse na film yitwa Shenge series no kureba KECAPU TV mukore subscribe turi ko mwakuranye duhana gift bakomeye tuziranye bose bashyira comment umva umuntu tuziranye wese za commentaire imitwara zimenyereye muhindure mushyire nziza okay nawe rero ndagushimiye cyane uri mudamu mwiza niyambaze byaberanye niba uri mutumirwa umuhobera nanjye mbona muhobera nka mu masava nsuma urukumva ndagushimiye cyane Imana ikumere umugisha urukumva uramfasha cyane iyo nguhamagaye nayo nabana gahunda twari dufitanye uranyumva Imana igikumera umugisha Imana ikumera amafaranga uyu mwaka tuzawurangize neza nko tubyifuza kandi Imana iguhe n'umugabo umwe ava mu mujagararo mwakoze rero kudukurikira ayandi maduwa n'amaturi okay Israel nawe Imana iguhe ibyiza Imana iguhe kugira umugore n'abana iguhe n'amafaranga Imana iguhe gukomeza gukizwa amina gukizwa se arabikomeza arabifite yemwe mwakoze